imyaka yo kumva ko nkeneye gushaka, nukuvuga ngo nakukundaga nzi ko nageze igihe cyo gushyira mu rugo, cyo kubana nyine abantu bakuze. None se arambonye bwa mbere uhita uvuga uti uyu muntu ubwo ni iby'Imana. Hoya, kandi njyewe aricyo cyatumye mwigundirizaho ngo umena nimero mwaka ijwi, kandi nicyo cyatumye umva nakoze tekinike. Niba habaho ikintu kigoye, buriya abantu bari mu gihugu babona ibyiza bigenda bizamuka, ibintu byose batarakoze purayo kugira ngo mbese bakibone, ntabwo babiha agaciro nk'abakiruhiye. ngo harya oya, umuhanuzi w'Imana ntabwo arondogora, arasa ku ntego, kuko aba avuga ibyo abona afitiye amakuru, aba yazumvise. Noneho rero icyo gihe nararyohewe, maze kuryoherwa nibwo nahise ntekereza, ndavuga ariko uyu muntu reka nanamubone, kuko nari mfite amafaranga mvuga ntaza ndanamuzi, ndagira ukuntu mbigenza. Ubwo rero no kuvuga burya umukozi w'Imana, Imana nimugutumaho, ntabwo impano z'Imana zigurwa, ariko aracyambaye umubiri ukeneye kubaho no kurya. Ntabwo umukozi w'Imana agombye gusonza, kandi Imana yamukoresheje. Si ibiguzi burya, ariko ntabwo ari ibiguzi pe, kuko buriya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo aho muzagera bakabakira mukabona bakwiriye umugisha, ngo muzabasabire, ngo ariko batazabikora, ngo muzakunkumura umukungugu wo mu birenge. Ariko kandi buriya reka nkubwira, abaye nk'ukunkumura byaguhama, kuko ni ijambo, kandi ijambo risohoza. Hari abantu rero bajya bavuga ngo impano z'Imana ziragurishwa. Ntabwo zigurishwa, ahubwo zigurishwa se gute? Ni ukuvuga ngo inzara irabica, kubera ko barakora iby'Imana ibatuma, ariko mukanga gusohoza icyo ijambo ribasaba. Nako karagaciyemo. Kandi ni byiza ko abantu babimenya. Yego. Hanyuma rero arangije ndamuhamagara, araza Nyabugogo, arambwira aho hari ibendera ry'igihugu muri gare. Ndangije burya byabagamo harya muri gare. Ndangije namubwira nti uze uhagarare ahantu hafi y'aho ibendera riri, ariko nashakaga kugira ngo mbanze muneke namwiyeretse. Yego. muneke ngiye kubona mbona n'umugabo muremure ufite Bibiliya yimereye gutya. Imana namugiriye neza cyane, Imana yamugiriye neza. Yajyaga kera ambwira ngo mbese ari mu buzima butari bwiza nubwo yakoreraga Imana, kandi abantu Imana se kuki Imana ibenguka abantu ariko iby'umubiri kabiretse kubibaha, kugira batazibagirwa. Nimumara guhaga ntimuzibagirwe gukorera Imana no kuyihimbaza. Nyine ibigira ngo baze banyuze muri ubwo buzima, nibamara kubibona ntibazibagirwe. Ituzimo kwibagirwa cyane. Nicyo kintu abantu dutunze kuruta ibindi. Noneho rero ndi biri aho ngaho ko biryoshye. Kanongere nkasha. Ariko banza bwira Yesu uti ntagutwara ubwenge. Ni muri ukabyara. None ibyo wicyo bwakuzanira ko kigera iwanyu. Umunyarwanda yaravuze ngo ni mwazuru ni mwamunwa. Ngaho tukomeye. Ni ikiganiro cyo kunezeza abakunzi ba Bwira TV. Oya no kubabwira ariko inzira z'Imana. Hanyuma rero iryo jwi nkimara kuryumva nyine ngo nzatumiro ntumiyatumire butayo n'abahanuzi. Ndacuruza nagejeje saa 4 ninjije 100. Yego. Ubwo nashyikiraga iminota y'ijana rifunze. Nahitaga ndekera bariya bandi bantu bahari. Yego. Nagiye kubavuga amazwi. Bagasigara nabo badudu, ariko ngo barakomeye, barakuye ikintu gikomeye. Barakomeye. Muti murambwira ngo tembera. Chapanuri cyumba. Nagiye kugereka imodoka icyo gihe barampenda nayo. Ariko amafaranga ari nyakuko na yakayi.
cyane ndangije mpita nurira akamoto ndavuga reka nigire i Nyarugenge. Noneho habaga umupasiteri dukunda cyane witwaga Jire. Ese Jire aba hehe? Jire ni missionnaire nyine mu kindi gihugu. Ubu ngubu ashobora kuzabona kino kiganiro. Ubwo nuvuga ngo iyo natemberaga yitwaga Kazura Jire wakoraga ku isoko y'ubugingo. Isoko y'ubugingo iracyahari? Isoko y'ubugingo ubu ni life radio. Okay, saba. Ariko icyo isoko y'ubugingo cyari ikiganiro ngira ngo. Cyari ikiganiro. Okay. Karagaciyemo. Noneho ubwo niho nahitaga mitira cyane kuko nari naramubonye mu Imana. Namubonye mu Imana iyo namurebaga byonyine numvaga hari andi maboko mbonye. Yego. Yakundaga kugira inama abanyempano wajya no kuririmba kuko yakoraga record muri studio akakugira inama uko indirimbo iri busohoke uzacunga indirimbo zasohokeye mu isoko y'ubugingo zose. Imana yazihaye umugisha, yazihaye amavuta, hari izirandi amatunda n'izindi zose zasohokeye hariya. Ba Gerardine bazira ndirimbo zabagejeje muri Canada, uhiga umuhigo ntuhigure kuko no kutawihiga, zira zose ni Kazura zirikodinze. Mbese yari afite n'ukuboko kwiza k'umugisha, yarakwakiraga akaguhesha umugisha. Amen. Mu bundi buryo no kuvuga ngo kumutekereza no gutega moto nzamuka njyayo, niho ni Imana marayika yaranyuze muri we kugira ngo mubone. Ese buri umenya ko kwa Kazura ariho nakumenyeye. Kwa Kazura wari uzi ko ariho nakumenyeye. Mba ndaje mageze habaga secretariat public. Ubwo nyine bari ufite icyakuzanye ariko nawe burya cyo cyari cyakuzanye wari wazamwe nanjye. Nibyo. Marayika w'Imana ari yaguhagurukije kuko nta handi hantu urumva jewe marayika yari yamaze gutegura umutima wanjye kuri bugane hariya. Nawe wagutegura utazi ikiri bubi. Ngiye kwandikisha. Ariko burya wagiye atari cyo kikujyanye. Byari ngombwa ariko ne yari ngiye burya umushyitsi mukuru. Umushyitsi mukuru rwose karibu umushyitsi mukuru. Akira rero. Karibu umushyitsi mukuru. High five. Noneho rero hageze mbona agakobwa gateza agatambaro k'umukara. Noneho usanga hari uwankunze mbere jyewe ntaramume, uwo ni Yesu yatanze ubugingo bwe ngacungura ubwanjye. Ni indirimbo ya korari yanjye bari bayishyizemo bari kuyicuranga, iravuga ngo hari uwankunze mbere njyewe ntaramumenya, uwo wanyitangiye niwe Yesu yatanze ubugingo bwe ngacungura ubwanjye. Ni umugwaneza, ni umunyamahoro, niwe mwami w'abami, uwo mwami w'amahoro. Yesu yaje kuducungura, yaje mu cyubahiro cye cyinshi. Tumuririmbe, tumushyire hejuru, tumuririmbe, tumushyire hejuru. Ubwo rero ubwo message ya mbere nivuga ngo hari uwankunze mbere ngiye ntaramumenye. Washaka wavuga ngo nyine ni Yesu. Ariko nubwo ari Yesu muri twe, hari ijambo avuze ngo nimuba muri ngiye mukaguma muri ngiye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. Kode yari yafungutse. Kandi nawe ari mu buhanuzi bivuga ko hari uwagukunze utaramumenya. Ubwo naho uyisubiganisha. None hanyuma rero tangije ntari kubura nanjye ndaririmba ngo ngabashyiramo numva bashyizeho ngo buretse ngiriya niri kumfasha. Nari se ngo abakobwa bakuririmbiye nabi. None se niko numva wazampaye ijwi ngo ntabwo njye nkorera amafaranga Yesu yarampaye. Nanjye nayo naringuhaye ariko nibura ujya umbekingira nanjye ngira indirimbo nziza. Ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ijwi nshaka, ndashaka na nyirabyo.
nawe njyewe ndi kureba bati uyu muntu uri kumbaza ibintu n'uwahera noneho kubw'amahirwe vuga ngo Imana ibishyiramo. Imana nyine irabihuza, vuga ngo Imana ifata ibintu ikabibwira byose bikitabira kimwe kandi bigahurira hamwe kandi bikanzurira hamwe. Haleluya. Ariko buri inama yo mu ijuru yateranye, burya ntabwo Theo yamamajwe nuko yaririmbye ngo bose babiri, ahubwo yavuze indirimbo ngo indirimbo ngo Urodeka yari yamanikiwe igiti, yari yamanikiwe igiti cyo kugambaho, Imana yari yateguye ifarashi yo kugendaho, irategeka bamutambagiza bamuserera kandi bamutambagije niwe wari kumumanikwa. Aho ngaho yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagira undi kandi nizemera ko izina ryayo ritukwa. Vuga ngo nizemera ko izina ryayo ritukwa. Nako konyine kakoze ku mitima y'abantu, ariko ubundi bose babireba barajya hehe? Abantu bazi ko ariwe mwamamaje, ariko aho ni izingiro riri. Ko abantu ari ukuntu ubwira abantu Imana bagahita babona umutima w'Imana muri bo, noneho urukundo rw'Imana rugahita rusaba muri bo, n'isezerano bikomatana, hanyuma abantu bagahita babona ko ari iby'ijuru bitari ibyo mu isi. Amen. Naho ngaho rero ni iyo ndirimbo yari ngombwa kugira ngo tuyivugeho. Yego. Noneho rero muvandimwe, ngiye kumva numva ngiye guhaguruka, numva agatelefone yanjye irasona, numva ngo halo, nitwa Claude, idirije wa korale Rayo, kandi Rayo niyo ndirimbamo, bakurangiye kuri inyangamugayo, twagira ngo dufashe gucuranga, kuducururiza indirimbo. Ntivuze ngo Rayo, numva ngo ahubwo wahise unshikuza telefone, uhita unshikuza telefone ngo zana bogasho mane bare kumuze gasho, ravuze ngo dirija ngo mbere yuko mugera kuri uyu muntu ngo mujye mubanza munyureho. Vuga ngo birarangiye. Kandi ari brage ndi. Sefini. Ari brage, nayo brage ntago nari mu. Oya, ntago ari brage, ahubwo ngo uwo bitaga ninde harya wajyaga babwira ngo ariko ntago wenda bihuye n'ibyo, ariko ntago reka tubyifashishe. Ni Baramu ni Baraki. Baramu nyine niwe wari umuhanuzi, Baraki yari umwemesha. Uwo wabwiraga kuvuma ninde? Baramu. Ahubwo agahesha iki? Umugisha. Aha, nukuvuga rero Imana yifite kwifata ururimi. Twabonye rya jambo riri mu Migani 13 vanga inama muyigira umutima niwe nyiranga igisubizo cy'imiyo bakubiteka. Mbivugiye mu mwambwe ko n'abahanzi baranga bakagira bagakubyo kabo. Ariko ubyumva yabyumvise. Noneho rero njyewe numvishije ari abakomite bakorare Rayo ndirimbamo, kandi wowe utari kubamenya neza, ndavuga ni mbampe mbavugisha. Ariko ijambo babwiye ryari ripfundikiye umusaruro w'ibyo shaka. Nase wewe wari wambonye bwa mbere uhita ubona nabavamo umugore koko shye. Ntago nabyirutse ndikirara, nubwo nabaye mu buzima bw'ubupfubyi mu myaka yanjye 14 nkamenya ko ndara nukega ingangi yanjye nduzi kari ingangi kuko ntago nari mfite ubushobozi bwo gukodesha, ariko nabaga ngiye nyine sinajyaga mu kigare cy'abana. Nari mfite ijwi ringaniriza ku buryo ngewe ntari kirara ngo wenda narigeze mu myaka yo kumva ko nkeneye gushaka, nuvuga ngo nakukundaga nzi ko nageze igihe cyo gushyira mu rugo, cyo kubana nyine abantu bakuze. None se arambonye bwa mbere uhita uvuga uti uyu muntu ubwo ni iby'Imana. Hoya, kandi ngewe aricyo cyatumye mwigundirizaho ngo umena nimero mwaka ijwi, kandi nicyo cyatumye umva nakoze tekinike. Niba habaho ikintu kigoye, buriya abantu bari mu gihugu babona ibyiza bigenda bizamuka, ibintu byose batarakoze purayo kugira ngo mbese bakibone, ntabwo babiha agaciro nk'abakiruhiye. Uzihangana gihe ako kaba ari agaciro buri wumva bayumvise. Ntabwo bagiha agaciro nk'abagize gute? Abakiruhiye. Buriya no kugira ngo utari wa musore w'ikirara
kugira ngo uzige gutereta inkumi aribwo bwa mbere bizamukiye muri wowe, uzagere ku rwego rwo gutobora umubwire nawe akumve, none ubone bigeze ku rwego rwaho ari ntusige turajyana. Biba ari ibintu bisaba imbaraga, ubwenge n'ibitekerezo ku kigero cyo hejuru. Kandi uwo byavumye abiha agaciro. Utumye abantu rero bamenya Bwirayesu ari we nuko yahuye na oya ntabwo mbizenda. Genda ubuhamya bwanjye nawe uzavuga ubwawe. Byose urabishoboye. None ndakuvugiye se? Oya. Hanyuma rero ariko ndibaza bitaguhungabanyije. Oya. Kandi turi kubwira abantu ngo banze batumenye, ubutaha tuzababwira twageze mu rugo, turi mu mwaka wa 18 tubabwire nyine. Noneho rero ubwo Bwirayesu mfata igihe cyo kuzaguhamagara, byuka usenge. Mu by'ukuri numvaga ko urabizi ko nakubyutsaga nijoro musenge mbere yuko ngira icyo nkubwira, ariko kandi ugasanga nabyutse kuko saa 9 yari isaha yanjye yo gusenga. Ahubwo nkanakubaza nti usanzwe umbyutsa wowe? Ari n'igihe wanyutse ntago nabigire. Erega nibyo nta mukobwa agomba kwihagararaho. Kuko narazaga nateragura icyapa ukikinga ukabona ntago biri kugufata cyane. Warangoye. Nuruze ikintu cyiza ntago wakibonera aho. Uzareba ikintu cyose kirabika. Ntabwo ikintu cyiza nyine bakibona gutyo. Gusa ifoda bosiwe cyo kikabika. Kandi uratuma nibagirwa ko byari bigeze. Kandi abantu baba bikurikirana baryohewe. Byari bigeze aho nyine dirisha wakora ririmba baguhamagaye. Hanyuma nyine aho naharenze kuko icyo kandi utababwiye ko wamperekeje ngatanga ripoti nari ngiye gutanga, nanjye nkaguherekeza tukajya kureba komite yanyu. Ubwo nyine se urumva bitari byatangiye nyine. Urumva aho najyaga ntusige turajyana nyine niryo ryaje munavuga. Aho najyaga waramerekeje nanjye uri nkaguherekeza. Reka mvuge kare nta kantu na kamwe kari kaje, ahubwo icyo nakoraga urumva dirisha wanjye yari yambwiye ati mva rero mufate neza uwo muntu aducururize kasete. Aducururize indirimbo sava. Ndavuga noneho reka nze najyana nawe njye kwirebera komite. Nawe ubundi habe n'akantu na kamwe. Uribuka iryo jambo ko yari kubwiye ngiye nkahita ndiyishurirwa nkakubwira ngo harya dirija yarakubwiye mufate neza mbanze mbacururize gasete, kuko nabikubwiraga kuko wari wamaze kudukunkuzaho. Ariko Imana itimereza iyo message.